You are landing on Bright Future, a mega hub for talent exhibition. Today, we are listening from Bright Apostle to learn from Bible. Wabyumvise neza ni kuri Bright Future. Uyu munsi dufite Bright Apostle, aho dusangira ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Ku musozo twungurana ibitekerezo ku cyo twakuramo. Dukomeza kandi tuganira muri comment. Nje ndibira amahire Iberi, agent wa Bright Future. None turasoma muri Yohana umutwe wa 6 umurongo wa 22 kugera kuri 71. Yesu avuga ko ari umugati w'ubugingo. Mbahaye ikaze. Bukeye yambaga y'abantu bari basigaye hakurya y'inyanja, babona ko nta bundi bwato bwari buhari uretse bumwe gusa. Bari bazi kandi ko Yesu atari yabugiyemo n'abigishwa be, ahubwo ko abigishwa be bari bagiye bonyine. Icyakora andi mato yari yaturutse Tiberiya hafi yaho bari baririye imigati. Yambaga y'abantu ibonye ko Yesu n'abigishwa be batagihari, bajya mu bwato bagana i Kafarinawumu kuhashakira Yesu. Bamusanze hakurya y'inyanja baramubaza bati, mwigisha wageze hano ryari? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, ntimunshakira ko mwabonye ibimenyetso, ahubwo muranshakira ko mwari imigati mugahaga. Nimujye mukora mudaharanira ibiribwa bishira, ahubwo nimuharanire ibiribwa bihoraho mu bugingo bw'iteka, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko ari Imana Data yashyizeho ikimenyetso. Baramubaza bati, twagenza dute kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka? Yesu arabasubiza ati, igikorwa Imana ishima nuko mwakwemera uwo yatumye. Nuko baramubwira bati, ikimenyetso utanze se ni ikihe ngo tukibone maze tukwemere? Ukoze iki? Mu butayu basokuruza bacu bariye manu, nkuko byanditswe ngo yabagaburiye umugati uturutse mu ijuru. Nuko Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, Musa si we bahaye umugati wo mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umugati w'ukuri wo mu ijuru. Kuko umugati Imana itanga rumanuka mu ijuru, kandi ukazanira isi ubugingo. Nuko baramubwira bati, mwigisha, jya uhora uduha uwo mugati utubwiye. Yesu arababwira ati, ninjye mugati utanga ubugingo. Unsanga wese ntazasonza bibaho, nunyemera ntazagira inyota bibaho. Nyamara narabibabwiye murambona, ariko mukanga kwemera. Uwo Datama wese angeraho, kandi uzansanga sinzamujugunya hanze. Namanutse mu ijuru ntazanywe no gukora ibyo nshaka, ahubwo nje gukora ibyo uwantumye ashaka. Icyo uwantumye ashaka ni ukutagira uwo n'umwe nzimiza mu bo yampaye, ahubwo nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Icyo Data ashaka ni ukubona mwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka, maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Nuko Abayahudi barijujuta bitewe n'uko yari avuze ati, ndi umugati wamanutse mu ijuru. Maze baravuga bati, uriya se si Yesu mwene Yosefu, se na nyina ntitubazi? Ubu yashobora ate kuvuga ati namanutse mu ijuru? Yesu arabasubiza ati, nimureke kuvugana mwijujuta. Ntawe ushobora kungeraho atabihawe na Data wanyohereje, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Mu gitabo cy'abahanuzi haranditse ngo, bose bazigishirizwa n'Imana. Umuntu wese wumvise Data akigishwa aransanga. Ntawigeze abona Data uretse waturutse ku Mana, uwo nguwo niwe wabonye Data. Ndababwira ukuri koko, uwemera agira ubugingo bw'iteka. Ninjye mugati w'ubugingo. Basogokuruza banyu baririye manu mu butayu, maze bararenga barapfa. Nguyu mugati wamanutse mu ijuru, kugira ngo uwuriye wese ye kuzapfa. Ninjye mugati muzima wamanutse mu ijuru. Urya uwo mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga n'umubiri wanjye, kugira ngo isi igire ubugingo. Nibwo Abayahudi batangiye kujya impaka ubwabo bati, ashobora ate kuduha umubiri we ngo uribwe? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, ntimuzagira ubugingo muri mwe. Naho urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka, kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ikiribwa koko, n'amaraso yanjye akaba ikinyobwa koko. Urya umubiri wanjye kandi akanywa n'amaraso yanjye
hagumamo nanjye nkamugumamo. Mbese nk'uko data wantumye ariho, nanjye nkabaho ku bwa data, bityo undya nawe akazabaho ku bwanjye. Nguyu umugati wamanutse mu ijuru, si nk'uwo basogokuruza banyu bariye bakarenga bagapfa. Urya uyu mugati azabaho iteka ryose. Ibyo yabivuze yigishiriza mu isengero ry'i Kafarinawumu. Abenshi mu bigishwa be bamaze kumwumva baravuga bataye amagambo arahambaye, ninde washobora kuyatega amatwi? Yesu amenya ko abigishwa be bijujutiye ayo magambo, arababwira ati mbese ibyo birabatsitaje? Noneho ubwo hacura iki mubonye umwana w'umuntu azamutse ajya aho yahoze mbere hose? Roho niwe ubeshaho, umubiri nta kavuro. Amagambo nababwiye aturuka kuri roho kandi agatanga ubugingo, ariko muri mwe harimo abatemera. Koko Yesu yari azi imbere hose abatemera, ndetse yari azi n'uzamugambanira. Harongera ati ngiyi impamvu yatumye mbabwira ko ari ntawe ushobora kunsanga atabihawe na data. Kuva ubwo benshi mu bigishwa be bavanamo akabo karenge, ntibongera kugendana nawe ukundi. Nuko Yesu abwira aba 12 ati namwe se murashaka kwigendera? Simoni Petero aramusubiza ati Nyagasani, twasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka? Twaremeye kandi tuzi kuri intungane y'Imana. Yesu arababwira ati sijye wabatoye uko muri 12, nyamara umwe muri mwe ni uwa Sekibi. Uwo ni Yuda mwene Simoni Isikarioti Yesu yavugaga, kuko ari we wari ugiye kumugambanira, nubwo yari umwe muri ba 12. Mu by'ingenzi twakwigira kuri iri jambo no ku mwana w'Imana Yesu Kristo ari we wenyine utubeshaho. Mbese umubiri we ni ikiribwa, amaraso ni ikinyobwa, afite byose. Niwe ushobora kutumenyesha kandi by'ukuri Imana, kuko ari yakomokaho. Ikindi ni uko ari ufite mu biganza bye urufunguzo rw'izuka. Ati unyemera wese ntazasonza, ntazagira inyota bibaho, kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Ngayo nguko nahacu ngo twakire Yesu Kristo mu buzima bwacu, atumara inzara, atumara inyota, kandi azatuzure ku munsi w'imperuka, maze twibanire nawe mu byishimo bidashira. Niba uri mushya kuri iyi channel yacu, wakora subscribe kugira ngo ubutaha tuzabane mu ba mbere. Mbashimiye ko twabanye.